Ndabasuhuje aho muri hose hatandukanye, mbifurije amahoro y'Imana. Nongeye rero kubaha ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi rero tugiye kureba urubuto rw'umuneke, akamaro umuneke ufitiye umubiri wacu, ndetse n'ikintu gishobora kukubaho uramutse ugiye urya umuneke buri munsi. Mwibuke rero gukora subscribe, like and share kugira ngo musangize n'abandi iyi video, kandi mujye mubona izindi video twabateguriye ku gihe. Umuneke rero ni urubuto cyangwa se ikiribwa cy'abantu bose, ari abato, ari abakuru, ari abagabo, ari abagore, abantu bose barya umuneke. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko mu masoko imineke ari zo mbuto za mbere ziganje ku isoko, zikunzwe kandi ziboneka mu bice by'isi byose, atari ukuvuga ngo ziboneka mu Rwanda gusa, hoya ku isi hose, muri gihugu cyose, aho wajya hose umuneke wawuhasanga. Umuneke rero ufitiye akamaro umubiri wacu, kuko burya umuneke wongerera imbaraga umubiri. Umuneke harimo isukari y'umwimerere, ku buryo iyo umuntu ariye byibura imineke 2 aba abonye imbaraga yakoresha mu gihe cy'iminota 90. Ku bantu rero bakunze gukora siporo ni ngombwa kurya umuneke kuko bibongerera imbaraga, ikindi kandi bikabarinda gufatwa n'indwara muscle cramps cyangwa se gufatwa n'imbwa zo mu maguru. Urumva rero ko uriye umuneke buri munsi ufite imbaraga zihagije mu mubiri. Ikindi, umuneke ufasha mu kugabanya ibiro. Ku muntu ufite ibiro yifuza kugabanya ashobora kwifashisha umuneke, kubera ko umuneke wifitemo ikinyabutabire cyitwa pectine. Iyo pectine rero akamaro kayo ni uko iyo umuntu ariye umuneke ituma yumva ahaze umwanya munini, bikamurinda gukomeza ashaka kurya buri kanya. Pectine kandi ifasha mu kugabanya ibinure umubiri wakira ubikuye mu bindi byo kurya, bityo bigatuma umubiri ugira ibinure bikeya, bityo umuneke ugafasha umuntu mu gukontorora ibiro cyangwa se mu kugabanya ibiro. Urumva rero ko uriye umuneke buri munsi bishobora kugufasha mu gukontorora ibiro ukabishyira ku murongo. Umuneke kandi wifitemo vitamine B6 cyangwa se B6, ikaba ituma ubwonko bukora neza. Ikindi, vitamine B6 ifasha mu ikorwa ry'insoro zitukura, no kugira ngo kandi ibyo turya biduhe imbaraga zihagije. Iyo umuntu ariye umuneke umwe aba abonye 1/2 cya vitamine B6 umuntu aba akeneye ku munsi wose. Tuvuge niba ku munsi umuntu aba akeneye gramme 1 ya vitamine B6, ni urugero, iyo uriye umuneke umwe uba ubonye 1/2 cy'izo vitamine ukeneye ku munsi wose. Umva ko rero umuneke ufite akamaro gakomeye. Ikindi, ubushakashatsi bwerekanye ko kurya imineke 2 ku munsi bigabanya ibyago by'uko umuntu yarwara umuvuduko w'amaraso kugeza ku kigero cy'10%. Umuneke kandi ufasha no mu kwirinda izindi ndwara zakibasira umutima, kandi umutima uri mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Urumva ko rero umuntu aramutse ariye umuneke buri munsi, ibyago byo kuba yarwara indwara zerekeranye n'umutima biba bigabanutse cyane. Imineke kandi ifasha mu kugabanya depression ndetse n'agahinda gakabije. Indwara ya depression ikunze kugaragara iyo serotonin ibaye nyinshi mu bwonko. Mu mineke rero habamo tryptophan, ikaba igabanya serotonine mu mubiri kandi ikamaraho n'ibindi bimenyetso by'agahinda gakabije. Urumva rero ko umuntu urya umuneke buri munsi hehe na depression. Akandi kamaro twavuga k'imineke ni uko imineke ari myiza ku buzima bw'amenyo. Vitamine rero B6 twavuze iba mu mineke ituma amenyo adacukuka, kandi igatuma umuntu atarwara ibisebe ku ishinya ndetse no mu kanwa muri rusange. Ikindi, mu gihe umuntu yumva mu kanwa humagaye hatameze neza, kurya umuneke bishobora kumufasha akongera kumererwa neza. Umuneke kandi urinda umubiri wacu kurwaragurika. Mu muneke habamo antioxidant nyinshi, zikarema utunyangingo turwanya ikintu cyose cyatera indwara mu mubiri, nk'indwara y'umutima, diyabete ndetse na kansi. Muri make rero urumva ko kurya umuneke buri munsi bidufitiye akamaro, kubera ko uramutse uriye umuneke buri munsi
munsi, bishobora kukongerera imbaraga mu mubiri, gutuma wirinda indwara zitandukanye, harimo indwara z'umutima, indwara z'amenyo ndetse no mu kanwa. Bishobora kugufasha mu kugabanya ibiro, kwirinda depression ndetse n'ubwonko bwawe bugakomeza gukora neza. Iki kiganiro rero twagikoze twifashishije ikinyamakuru cyitwa Health Nomo. Niba rero wakunze iyi video, kore subscribe, like na share usangize abandi. Naho utaha.